waba warigeze kumva indirimbo igatuma wumva amarangamutima adasanzwe, cyangwa se ukumva hari uko muri wowe uhindutse bitandukanye n'uko wari usanzwe? Mu by'ukuri umuziki ni ikintu kidasanzwe. Umuziki ufite ubushobozi bwo gutuma umuntu yishima, akababara, akarira, agaseka, cyangwa se akumva ahumurijwe muri we. Urakumwe na AP Entertainment, kandi subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Mu by'ukuri ubusanzwe umuziki ni ururimi rudakeneye gusobanurwa na rimwe. Urumvwa ndetse ukumvwa n'abantu bose, kandi abo bantu bawumva akaba ari abantu batandukanye mu ndimi ndetse no mu mico. Umuntu ashobora kumva indirimbo y'icyongereza, undi akumva iy'igishinwa, igiswahili cyangwa se urundi rurimi umuntu atumva neza, ariko akumva aranezerewe cyangwa se akumva umutima we uranyuzwe. Mu by'ukuri atari uko ari kumva amagambo ari mu iyo ndirimbo, ahubwo ari kumva umuziki uri mu iyo ndirimbo cyangwa se injyana iri mu iyo ndirimbo, igatuma yumva muri we yishimye cyangwa se anezerewe. Umuziki ni nk'ururimi rwa roho. Uvura amarangamutima, ukavugira abantu ibyo badashobora kuvuga. Umuziki wo ushobora kubisobanura cyangwa se ukabivuga neza, kandi mu by'ukuri umuntu we kubyivugira ubwe byamunaniye, ariko umuziki ukabasha kuvuga ibyo umuntu atashobora kuvuga. Hari indirimbo zagiye zikoreshwa mu rugamba, mu bukwe, mu birori, mu nsengero ndetse no mu mihango yo gushyingura. Ibyo byose bigaragaza ko umuziki udafungirwa aho abantu bari cyangwa se ibyo bavuga, ahubwo umuziki uva ku mutima ndetse ukagera ku mutima. Abashakashatsi bagaragaje ko igihe wumva indirimbo, iyo ndirimbo ikaba ikunezeza cyangwa se ikakunezeza, ubwonko bwawe busohora umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo witwa dopamine akaba ari umusemburo usohoka iyo umuntu yishimye, ndetse iyo dopamine isohotse umuntu ahora yishimye, akagira icyizere, ndetse akumva afite ubushake bwo gukora ibintu ibyo ari byo byose, cyangwa se afite ubushake bwo gukora ikintu runaka, afite n'imbaraga. Hari n'ubundi bushakashatsi bwerekana ko abana batoya bumva umuziki bakura bafite ubwenge bwinshi cyane, bagakura bafite ubushishozi, ndetse bagakura bafite n'ubushobozi bwo gukora ibintu neza cyangwa se bwo gukemura ibibazo mu buryo buboroheye, kubera ko bumvishe umuziki. Umuziki kandi ushobora kwifashishwa mu gukuraho stress, guhangayika ndetse no gutuza abantu bari mu bihe bikomeye. Umuntu uri mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye, ashobora gukoresha umuziki ukaba wamufasha gutuza cyangwa se ukaba wamufasha kumera neza. Ndetse umuziki ushobora gukora nk'ubuvuzi. Mu bitaro byinshi byo ku isi hari ubuvuzi bukoreshwa cyane bakoresheje umuziki. Ubu buvuzi bakabwita music therapy. Ubuvuzi bw'umuziki bwa music therapy bushobora gufasha abantu batandukanye. Abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, abafite indwara ya Alzheimer, abafite agahinda gakabije, cyangwa se abana bavuka igihe kitaragera. Iyo bumvishe umuziki hari icyo uhindura ku bwonko bwabo, cyangwa se hari icyo uhindura mu mubiri wabo, bakabasha kuba bagira ubuzima bwiza butandukanye n'ubwo bari basanganywe. Ariko kandi ntabwo ari umuziki wose ushobora gufasha abantu nk'aba ngaba. Umuziki ugomba gufasha abantu bafite ibibazo, cyangwa se umuziki ukora nka music therapy ni umuziki uba wateguwe neza, ndetse uyu muziki ukavugirwamo amagambo yubaka ndetse arimo ubwenge, arimo guhumuriza, cyangwa se afite imirya ituje. Reka twibaze kino kibazo. Ni ikibazo kijyanye n'umuziki mu mibanire y'abantu. Ese wigeze kujya ahantu hatari indirimbo
ariko kandi aho hantu hakaba hari ibirori. Niba waharageze wumvishe bimeze bite? Wumvishe umwuka uri aho hantu ari umwuka umeze gute? None se niba warigeze kugera ahantu hari ibirori ariko hakaba ari n'indirimbo, ho wumvishe bimeze bite? Ni irihe tandukaniro waba warabonye ahantu hari ibirori hatari umuziki ndetse n'ahari ibirori ariko hakaba hari umuziki? Byanga byakunda hari itandukaniro waba warahabonye. Mu by'ukuri umuziki uhuza abantu, utuma abantu barushaho kumenyana, kwiyumvanamo, gusabana ndetse no kuganirizanya amarangamutima. Mu bukwe hakoreshwa indirimbo z'urukundo, mu birori hagakoresha indirimbo z'ibyishimo, mu rusengero hagakoreshwa indirimbo z'amasengesho cyangwa se zo guhimbaza Imana, ariko no mu mihango yo gushyingurwa hakoreshwa indirimbo z'agahinda. Nubwo abantu baba batandukanye, indirimbo imwe ishobora kubahuza bose bitewe n'igikorwa barimo, ariko bagahuzwa n'indirimbo. Nubwo abantu baba batandukanye ndetse bafite n'imico itandukanye, ariko burya indirimbo imwe ishobora guhuza abantu. Reka tuze turebere hamwe umuziki n'urubyiruko muri rusange. Urubyiruko rwinshi rwumva umuziki buri munsi, rwumva mu modoka, mu nzu zarwo, mu matelefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Umuziki utanga icyerekezo, ushobora gutuma urubyiruko rukunda kwiga, rukajijuka ndetse rukumva ko rugomba kwitwara neza muri sosiyete cyangwa se mu mibanire n'abandi. Ariko ntabwo twirengagije ko hari n'indirimbo cyangwa se ibihangano bisohokera mu miziki, ariko ibyo bihangano akaba ari ibihangano bibi. Bikaba bishobora kuba bifite amagambo ashobora kwangiriza urubyiruko cyangwa se ashobora gusenya abantu bamwe na bamwe. Ugasanga indirimbo irimo amagambo asebya abagore, asebya abagabo, asebya urubyiruko cyangwa se asebya ikiremwa muntu. Ugasanga indirimbo irimo amagambo ashishikariza abantu kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse rimwe na rimwe ugasanga harimo amagambo mu ndirimbo zimwe na zimwe asebya umuco, bityo bigatuma rwa rubyiruko rwumva umuziki cyane umunsi ku wundi rugenda rufata ibiri muri za ndirimbo, ugasanga rurahindutse mu by'ukuri kandi rubitewe n'indirimbo runaka. Uru rubyiruko rero rukeneye kumenya gutoranya indirimbo nziza ndetse zirimo amagambo meza cyane ashobora kuzifasha kwiyubaka ndetse no kubaka abandi. Uzasanga hari abantu bafite ibyifuzo ku muziki w'ejo hazaza. Tugendeye nko ku nkuru za kera, umuziki nawe ushobora kubika amateka. Bityo rero tugomba kwifashisha umuziki mu buryo bwiza, nko gutoza abana gukunda umuziki ucurangirwa mu mashuri, gushishikariza abahanzi gukora indirimbo zifite ubutumwa bwubaka, ndetse gushishikariza abahanzi gukora indirimbo zifite ubutumwa bwiza ndetse ubutumwa bwubaka urubyiruko muri rusange. Ndetse ntidukwiye kwirengagiza gushyigikira ibitaramo byigisha abaturage binyuze mu muziki. Umuziki si igikinisho, ni nk'ubwenge bwo mu rwego rwo hejuru bushobora guhindura igihugu, ndetse cyane cyane iyo gishyize hamwe n'umuco. Uyu munsi twarebye byinshi ku muziki. Twabonye ko atari urusaku cyangwa se kwidagadura gusa, ahubwo ni umuti, umujyanama, ni umwigisha ndetse ni n'inshuti. Wowe se ni izihe ndirimbo zigufasha mu buzima bwa buri munsi?
zikugirira akahe kamaro cyangwa se zigufasha iki? Icyo dusabwa ni iki? Dusabwa guhitamo indirimbo zubaka, zitwigisha, zikadutera icyizere cyangwa se zikanaduhumuriza rimwe na rimwe bitewe n'igihe umuntu arimo. Niyo mpamvu umuntu ufite agahinda cyangwa se umuntu ubabaye cyane, iyo afite umuziki akunda uramufasha cyane kurushaho, ku buryo ashobora guhita yigarura mu mwanya neza cyangwa se vuba bitamugoye, aho kugira ngo aheranwe n'agahinda. Umuziki ni umuti, umuziki ni inshuti, umuziki ni umujyanama, yewe umuziki ni n'umwigisha. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.